murongo mwitonze, nze nkwereke setting z'ingenzi ushobora gukora muri TikTok yawe, ubundi ugatangira guhembwa nawe igihe wujuje ibisabwa. So guys rero natinze, reka dutangirane. Niba uri mushyashya kuri YouTube channel yacu, turagusaba gukora subscribe, ukande like, niba hari ibintu wifuza kutubaza watwandikira muri comment tugahita tugusubiza, niba ari video wifuza ko tugukoreraho mu buryo burambuye watwandikira muri comment ukatubwira uburyo twabigufashamo, ko ni ubuntu rwose. Ibitekerezo byawe ni iby'agaciro, biratwubaka cyane kandi biranadufasha. So guys rero tudatinze, icyo ukora uraza ukaza kuri TikTok yawe account, njyewe ndaza kuri TikTok yanjye, ndaza muri application zanjye nkande kuri TikTok, wahita